Yesu ashimwe bene data, tunejejwe n'Imana mu mutima wacu no kuganira ijambo ry'Imana. Nitwa Rukundo Desire. Imana nibaha umugisha. Ijambo riravuze ngo mu gitabo cya Yobu ibice 14 umurongo wa 7 niho tugiye kuganira. Ijambo riravuze ngo erega haracyariho, erega hariho ibyiringiro uko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka kandi kikajya kigira amashami y'ibitontome, nubwo umuzi wacyo usazira mu butaka, igishyitsi cyacyo kigahera mu mukungugu. Iyo cyumvise amazi cyongera gushibuka kigatoha nk'igiti kikiri gitoya. Ongere dusome Yobu ibice 14 uhereye ku murongo wa 7 ukageza ku wa 9. Haravuze ngo erega hariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka kandi kikajya kigira amashami y'ibitontome, nubwo umuzi wacyo usazira mu butaka, n'igishyitsi cyacyo kigahera mu mukungugu. Iyo cyumvise amazi cyongera gushibuka kigatoha nk'igiti kikiri gito. Imana nitugirire neza. Mfite intego y'ijambo ry'Imana ivuga ngo ikibazo si ugutemwa kw'igiti, ahubwo ikibazo ni amazi. Aya magambo yanditswe aya ni amagambo yavuzwe na Yobu, umuntu w'Imana wari uri mu bigeragezo bigiye bitandukanye ntashaka gutindaho. Nk'uko nawe hari ibyo urimo, hari ibyo uhagazemo uyu munsi. Birashoboka ko umuntu yageragezwa yasabwe na Satani, birashoboka ko umuntu yageragezwa Imana ariyo ibyemeye. Byose birashoboka. Nta nubwo ibigeragezo buri gihe umuntu aba arimo byose biba biturutse ko yitwaye nabi cyangwa se hari ibyo atakurikije. Hari ibigeragezo biza rwose Imana yabyumvikanyeho na Satani bikakubaho. Ibyo nabyo bibaho rwose, kandi aho inzovu ebyiri zirwaniye ibyatsi nibyo bihababarira. Birashoboka rero ko hari igihe waba uri mu mibabaro ariko utagizemo uruhare. Imana nikugirire neza. Uyu munsi rero ngufitiye ijambo rivuga ngo haracyariho ibyiringiro nuramuka wumvise amazi. Ikibazo dufite muri iyi minsi ni amazi. Abantu bacuritse ibintu, ibibanza si byo baheraho, ahubwo baheraho ku bisozo. Tugeze mu gihe abantu bakunze gusenga ariko badakunze kwezwa. Bibiliya ubundi yavuze ko gusenga k'umukiranutsi ariko kuzagira umumaro mwinshi naramuka asenganye umwete. Dufite ikibazo cy'uko abantu bari gukunda gusenga ndetse bagashyiramo umwete ariko atari abakiranutsi. Imana nitugirire neza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nimugire umwete wo kweza. Mbere yo kugira umwete wo gusenga, banza ugire umwete wo gusenga wezwa. Mbere yo kugira umwete wo gusaba ngo Imana igutabare, ikurengere, igukure muri biriya bibazo, igukure muri ziriya ngorane, banza ugire umwete wo kwezwa. Nicyo kibanza. Ndagira ngo mbabwire ko amazi abantu bari kumva muri iyi minsi ntabwo rwose azatuma igiti gishibuka. Amashoka yarahari, ibikubabaza ntibizabura, abakubabaza ntibazabura, abaguca intege ntibazabura, ibishuko ntibizabura. Kiri hano muri iyi si ibyo bintu uzahura nabyo. Ariko Imana nayo yarabimenye ko hari amashoka azatema ibi biti. Irangije nayo ishyiraho amazi. Ikibazo rero, abantu bari kunywa amazi Abafilisitiya banduje. Dufite abantu banduje aya mazi. Dufite abantu bakeneye indamu muri aya mazi. Dufite abantu bashyize inda imbere muri aya mazi. Bari kuha abantu amazi atatuma bashibuka, amazi atabavura ibikomere bafite. Kubera iki? Abantu bacuritse ibintu. Abantu ntabwo bakunze Imana, ahubwo abantu barikunze. Abantu bakunze isi cyane kuruta uko bakunze ijuru. Mene aya mazi, inshuti y'umusaraba, ntabwo yatuma igiti gishibuka, ntabwo yatuma umugabo n'umugore babana neza. Mene aya mazi ntiyatuma abantu bareka ibyaha. Aya mazi yashyize inda imbere. Aya mazi abantu bigize abantu b'abanyabwenge, bigira abantu wagira ngo nibo batuye aho Imana iri. Ariko ndagira ngo nkubwire, nshuti y'umusaraba, cunga neza amazi bari kuguha muri iyi minsi.
tugeze mu minsi igoye, inshuti z'umusaraba. Abantu bagiye kunywa amazi yanduye, abantu bagiye kunywa amazi atayunguruye. Ndagira ngo nkubwire, igihe kimwe Yesu Kristo ngo ari mu butayu amaze gusenga amasengesho y'iminsi 40, ngo Satani aramusanga aramugerageza. Arangije kimwe mu bigeragezo yamugerageresheje, yaramubwiye ngo yamujyanye ku gasongero k'inzu, ngo arangije aramubwira ngo nijugunye hasi, ngo kuko handitswe ngo izagutegekera abamarayika ngo bakuramire kugira ngo udakubita ikirenge hasi. Yesu aramubwira ngo handitswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Nshuti y'umusaraba, nutaba amaso abantu barakunywesha amazi yanduye, kandi hari ibyawe bizangirika, hari ubuzima bwawe bw'ejo hazaza ukiri hano muri iyi si nubwo mu bugingo Satani ashaka kwangiza. Ndagira ngo nkubwire, nshuti y'umusaraba, ukwiye gutsinda ibyo. Imana nishimwe, Imana nikugirire neza. Umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo ndashaka kugenda nk'uko wagendaga. Yavugaga Yesu, aravuga ngo urugamba warwanye wararunesheje, warongera mugerageresha ibyo kurya, mugerageresha iby'inda. Tugeze mu gihe cy'imperuka, abantu ntibagishobora gusenga biyirije ubusa. Abantu bibereye mu masafuriya, bibereye mu biryo nk'utumamiro. Ndagira ngo nkubwire, mena ayo mazi yo kutiyiriza ubusa, mena ayo mazi yo kutababazwa n'ibyaha wakoze ngo wiyirize ubusa. Ndagira ngo nkubwire ko mena ayo mazi ntiyatuma igiti gishibuka. Yesu Kristo yaravuze ngo hari abadayimoni batirukanwa n'ikindi. Oya, ntago hari abadayimoni batirukanwa n'uko baguhanuriye, hari abadayimoni batirukanwa n'uko wabwirijwe, hari abadayimoni batirukanwa n'igisirimba, hari abadayimoni batirukanwa n'indirimbo nyinshi, birukanwa no gusenga umuntu yiyirije ubusa. Nagira ngo nkubwire ko hari amazi atuma igiti gishibuka. Ikibazo si amashoka, ikibazo si abakwanze, ikibazo si ibyakugerageje, ikibazo si ibyo wapanze ntubigereho, ikibazo si abakwiciye ubukwe, ikibazo si abakubenze, ikibazo si uko wacuruje ugahomba, ikibazo si abakuvuga, ikibazo si abatakumva, ikibazo si ibicantege ufite, ikibazo uri kumva ayahe mazi. Ni ayahe mazi uri kumva? Yesu Kristo yabwiye Satani, aramubwira ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo avuye mu kanwa k'Imana. Ndashimira Imana yashyize ubuzima bwacu mu magambo yayo. Imana nihabwa icyubahiro. Ndashimira Imana ko ibizi neza ko akazi kawe karangira ariko ukaguma ukabaho. Ndashimira Imana yadusezeranije no kubaho mu rupfu, ibyo twiringiraga byavuyeho. Ndashimira Imana. Ntugakangwe n'ibintu bihinda, ntugakangwe n'ibintu byitera amababa bikagenda. Ndagira ngo ube maso. Pawulo yandikira Abaroma mu bice 5 umurongo wa 1 ukamanuka gatoya, yaravuze ngo ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro dufite ntabwo tuyahabwa n'amashuri twize, amahoro dufite ntabwo ukwiye kuyahabwa n'amafaranga ari kuri konte, ukwiye kuyahabwa n'Imana, ukwiye kuba ari amahoro. Ijambo ry'Imana ryaravuze ngo nta mahoro y'umunyabyaha, niko Imana ivuga. Amahoro ufite uri kuyakura he? Ese ubundi ishyaka ry'umurimo w'Imana mbona ufite riri kuva ku Mana cyangwa riri kuva ku byo uri kurarikira? Hari abantu bafite ishyaka kubera imishahara bazahembwa, hari abantu bafite ishyaka kubera inyungu zabo bakurikiye, ariko ntabwo ari uko Kristo yavuze. Kristo yaravuze ngo Yohana yandika mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana mu bice byaho 3 umurongo wa 16, yaravuze ngo iki nicyo cyerekana urukundo icyo ari cyo, nuko Kristo yatanze ubugingo bwe ku bwacu. Aravuga ngo nuko rero abafite urwo rukundo nk'urwa Kristo batanga ubugingo bwabo ku bw'abandi. Inshuti y'umusaraba, ikintu gituma washyashyanye, ikintu gituma mbona wahirimbanye n'iki? Ni ukugira ngo utange ubugingo bwawe ku bw'abandi cyangwa n'indonke zindi.
nagira ngo nkubwire, Pawulo yaranditse aravuga ngo kubaha Imana iyo gufatanyije n'umutima unyuzwe kugira inyungu nyinshi. Ntabwo ari ngombwa ngo urwane intambara zidafite impamvu. Kunyurwa iyo bifatanyije no kubaha Imana, Imana izaniramo indi migisha. Nshuti y'umusaraba, ndagira ngo nkubwire, amazi uri kunywa ntabwo yatuma igiti gishibuka. Yungurura. Ntabwo ari ngombwa ibintu byose abantu bakubwiye ubyakire, ngo nuko ari abavugabutumwa b'ibitangaza, ngo nuko ari abahanuzi basanura bigasohora. Oya, yungurura. Tugeze mu gihe, twinjiye mu gihe kigoye. Nutayungurura uzahura n'ibibazo, kandi nta kundi kuyungurura guhari. Bibiliya yaravuze ngo mugire umwete wo kwezwa. Iyo umuntu yejejwe mu mutima abasha gutandukanya ibibi n'ibyiza. Nshuti y'umusaraba, ndagira ngo nkubwire, komera. Bibiliya yaravuze ngo ababazwa nk'uko Imana ishaka ntibabitse ubugingo bwabo umuremyi wabo, hanyuma bagume bakore neza. Ndagira ngo nkubwire ko nta kindi kintu cyagushoboza kuguma gukora neza mu gihe tugiye kwinjiramo. Nta kintu kindi cyatuma udacogora uretse kuba warabikije ubugingo bwawe umuremyi. Amahoro ntabwo ugomba kuyahabwa n'ibindi, aho ugomba kuyahabwa n'ubugingo bwawe bubikijwe umuremyi. Imana igufashe, kandi ijambo ry'Imana wumvise, ndasaba umwuka wera aguhishurira ibirenze. Nagira ngo mbabwire ko tugiye kwinjira mu bihe bigoye. Abantu bagiye gucuranwa iby'isi kandi bakoresheje ijambo ry'Imana. Abantu bagiye kurwanira ubutunzi bakoresheje ijambo ry'Imana. Ndagira ngo ntangarize abera, ndagira ngo mbwire inshuti z'umusaraba, mube maso, musenge, kandi musenge mwejejwe. Mugire umwete wo kwezwa, nibwo umwete wo gusenga uzagira umumaro. Naho ubundi kuzagira umwete wo gusenga ariko mutezwa, ntacyo bizamarira iki giti. Kandi amashoka yarahari yo kugitema. Ibiti byinshi bagiye kubitema, ibiti byinshi bigiye gutemwa n'amagambo yabo mwakoranye umurimo. Bigiye gutemwa n'abantu baca abandi intege. Bigiye gutemwa n'abahanuzi b'ibinyoma. Bigiye gutemwa n'abahanuzi bahanura iby'inda zabo. Nagira ngo nkubwire, nshuti y'umusaraba, bamaso. Ugume wumva amazi niyo yatuma iki giti kikaguma kugira ibitontome. Nta kindi kintu kizatuma uguma kubwiriza amagambo meza y'ubugingo, ni ukuguma kumva amazi. Nshuti y'umusaraba, nta kindi kintu kizatuma udacogora kuguma gukorera Imana n'imirimo yayo, ni ukuguma kumva amazi. Ijambo ryavugaga ngo erega haracyariho ibyiringiro. Wikangwa n'ibyakubayeho, wikangwa n'ibibazo ufite, wikangwa n'ingorane wahuye nazo. Ndagira ngo nkubwire ko Imana ifite ubushobozi. Uyu ni Yobu wabivugaga. Iyo ukurikiranye ibyamubayeho, inshuti zaramuhanye, abana barapfa. Nagira ngo nkubwire, inshuti y'umusaraba, ibintu biragenda. Aya mashoka ni mabi, aya mashoka arakaze. Nagira ngo nkubwire, Yobu yapfushije ibyo yari atunze, ubutunzi buragenda. Iyi shoka nimba, inshuti y'umusaraba, kubura ibyo wari ufite ibyari bigufitiye umumaro. Iyi shoka nimbi, ngo abana barapfa. Inshuti y'umusaraba, gupfusha abana ni ishoka mbi. Uku gutemwa ni kubi. Imana ikurinde. Ngo umugore aramwihakana, umugore aramuhinduka. Nshuti y'umusaraba, burya kubana neza n'uwo mwashakanye ni byiza, ariko ntukabone yakwihakanye. Iyo shoka nimbi, ngo inshuti ziramutererana. Abo basenganaga, abo bambaranaga iminsi 7 biyirije ubusa, nabo baramuhinduka bamwita umunyabyaha. Iyi shoka nimbi, abantu bagiye guhinduka abandi. Abo mwasenganye bagiye kuguhinduka, abo mwasenganye nibo bagiye kuvuga kuri umunyabyaha. Abantu bagiye gushinjanya ibinyoma. Nshuti y'umusaraba, ndagira ngo nkubwire, hafi y'amazi. Ngo ariko Yobu arandika aravuga ngo haracyariho ibyiringiro. Nshuti y'umusaraba, Yobu ngo yashatse Imana nayo arayibura, ngo ayishakira mu kuboko kw'ibumoso aho ikorera imirimo araheba. Ngo yakwigira imbere mu majyaruguru arayiheba, ngo yajya mu majyepfo arayibura, yajya iburasirazuba n'iburengerazuba araheba. Ngo ariko aravuga ngo haracyariho ibyiringiro. Ndagira ngo nkubwire ko Yobu yaje kubonera Imana mu kuboko kw'imbabazi. Ndagira ngo dusoze dusenga. Nshuti y'umusaraba, kukunda gusenga ariko ntukunde kwezwa, kukunda gusenga ariko ntuce bugufi. Aya mazi ntago yatuma abarozi bakuroze ubarusha
bagiraho ubutware, ntabwo yatuma bakuzinze ubasha kwizingura, ntabwo mena ayo mazi yagukingurira irembo ry'umugisha. Ndagira ngo nkubwire nshuti y'umusaraba, kunda gusenga, gira umwete wo gusenga, ariko cyane cyane amasengesho yawe ntabemo kwezwa. Reka dusenge. Birashoboka ko waba warahuye n'ingorane, bishoboka ko waba warahuye n'ibikomeye, kandi niba utaranahuye nabyo, ndagira ngo nkubwire ko imbere birahari nshuti y'umusaraba. Ariko ijambo riravuze ngo haracyariho ibyiringiro, humura, komera, haracyariho ibyiringiro ku bw'amazi, haracyariho ibyiringiro. Yobu yarongeye abona imbabazi z'Imana, ngo Imana imuhira ubwa nyuma kuruta ubwa mbere, cyakongera kigashibuka. Nshuti y'umusaraba, wikangwa nuko uyu munsi uri mu bushomeri, wikangwa nuko uyu munsi abantu bakwanze, wikangwa nuko uyu munsi abantu bagutereranye. Ayo ni amashoka yatemye igiti, ariko hari amazi yatuma cyongera gushibuka. Imana nikugirire neza, kandi Uwiteka nakwiteho. Ubuntu bw'Imana nibusage kuri wowe, mu izina rya Yesu Kristo, amen.